discount kugira ngo tugire ibihe byiza. Thank you very much. Can you bring that song? I got DJ. But when you look at the foundation, nkuko mwabivuze, ngira mutari foundation yakozwe igakorerwa hano n'abanyarwanda n'ibigizo conditions ziragabanuka nkuko wabivugaga, and I hope Local Backup Foundation is doing a good job to also look at how that seed funding can we clap for they have agreed, maybe I don't know how, but we will make sure that at least Backup Foundation, Second Foundation, blah blah blah. Yeah. Yes. So let's go back to Scovia while we are. Wumvise ibyo bamajije kuvuga hano. Nukuri hari igikwiye gukora. Ariko hari icyakorwa inzego zose. Ariko reka twebwe turi hano. What do you think, based on your personal experience? Arakoze impere kucyo yavugaga ikibazo cya impamvu ntekereza banki zitanga inguzanyo ku giciro gihenze, baba bafite ibyago byinshi byo kwishyurwa, kubera ko umuntu urimo gusaba amafaranga menshi afite ibyo asanzwe akora bizi byinshi, nawe ngira ngo igiciro kiragabanuka kuko haba hari ibyiringiro byinshi byo kwishyura. Iyo uje rero abantu bagushidikanyaho uba ufite n'ibyago byinshi by'uko inguzanyo ishobora kugenda icyo. Ariko reka turebere hamwe uko isoko riteye. Abantu bize itangazamakuru mu myaka 10 ishize twari tuzi uburyo bubiri tuzakoresha: televiziyo na radiyo. Uwo amasaha twese tumaze hano nta muntu urimo kureba televiziyo, nta n'umuntu ufite radiyo. Urumva ko umuntu ntawuhishe radiyo sore. Urumva ko umuntu washinze radiyo na televiziyo kugeza ubu turi mu bakiriye be kuva mu gitondo. Ariko umuntu uri online, bamwe muri mwe nuza kureba bareba hejuru cyangwa bareba mu maso yabo bareba imbere, nibo bake ugereranije n'abubitse imitwe. Abubitse imitwe ntimugira ngo barakonje, barareba muri telefone. Hari ikintu kirimo kuba kuri telefone none murimo kugura. Aho rero MTN irimo iracuruza yicaye hano. Mwese umuntu wo murayigurira kuri internet yabo, kuri SMS mwohereza amafaranga yirimo irinjiza muri sare imwe ariko yicuruza. Bivuze reka mbaho urugero, kera nari nzi ko ndi umunyamakuru mwiza wa radiyo. Buriya kuri radiyo niho hantu hambere heza habaho. Ushobora kujyayo wambaye ikabutura, agasengeri, iki gitambaro nyiteze mu mutwe, nkasoma amakuru mwese mukavuga muti yarameza yarayambere. Uburyo nsa mutabwitayeho kuko nawe ureba. Buracyo umuntu arambwira ati no kuri televiziyo wajyayo, abo nabo dusanga mu kazi. Yakumva ko afata uburyo ureba umuntu mu maso, noneho n'abantu bakureba bishobora nabyo kuryoha. Ariko nkajya ngira umuntu nkamureba, nkamubaza mureba nko mu nda, kugarura hasi ku maso udashobora kumureba kuko arakureba ukabona aragukontorora. Bumwe mu buryo bwiza no kuri televiziyo ngezeho ndavuga uzi ko nakwirwamo naho mwirwamo. Ariko nza kugira ibibazo nk'ibyo bamwe mu bakozi dufite. Nabonye bamwe mu bazi ko imirimo hano mu Rwanda imeze. Mu Rwanda muri rusange n'ibihugu byinshi bya Afurika dufite ikibazo cy'umurinzi w'umurimo. Hano dufite abantu bari ku kazi bafite ubwoba bw'ubuzima n'akazi, kandi bari ku kazi batazi igihe bazamarayo, batazi niba karangira ejo, batazi kuba tugikora akazi gatuma dufite ubwoba bw'uko kari burangire. Nayo ni gapu nini. Rimwe na rimwe gatuma abantu bakora ibitari ngombwa, bavuga bati kananga urugero kuri vice mayor ariko nzi ko atabikora, ariko ashobora gusa n'uwabikora, ariko ntabwo ari mvuga. Nayo uri hano ashobora kuba yicaye muri iyi sale vice mayor, njyana igaterana ikamwirukana atarahaguruka hano. Uyu mugabo afite ubwoba bw'akazi. Niko nyine amategeko yubatse.
kubera nyine uko status imeze. Uwo muntu rero yatari inyangamugayo ngo akore ibituma buri mukoresha wese asanga ari we visi meya akeneye. Hari igihe atwiba. Nakoze kuri televiziyo rimwe umukoresha umwana we akaba agomba kujya kwiga Harvard, amafaranga ari bumpemba akabanza akishyura ishuri, ubwo wanjye wiga muri nayo ntajyeyo. Si bikomeza gutyo. Kanangu urubuga nkoresha uyu munsi ndi ikinyamakuru gifite ibyangombwa nahawe na RURA, nka mama w'u Gasabo.Rwanda lawa. Ndandika umuntu wese ugiye gusoma arabanza, niba hari radio yavugaga ibiriho ntabyumva, niba hari umuntu baganiraga ntabwo abakimureba mu maso. Nguvuga ngo igikorwa cya mbere gituma umuntu abo wari we ni ugusoma. Iyo usoma ubundi urimuka ukavaho uri ukinjira mu nyuguti usoma. Ngiyo nshaka gufata ikintu nkivuga nyandika nkifata cyane, none iyo nyisoma kubera ko nakivuze nkanacyandika biridura. Turandika abantu mwanga gusoma uko mungana uko muriga ariko mwanga gusoma. Turibaza ngo biragenda bite, abahaje za YouTube n'ibindi gushyiraho iriya platform. Nshaka kugerageza kujyaho mbiganiraho n'abantu bamwe. Remember Muyoboke ari mu bantu nabwenure nje ku mihanda, ayura ndi kundeba arambwira ati wowe ngwino. Uyu munsi uburyo muzimo channel yitwa mama w'u Gasabo cyangwa platform, mushobora kugira ngo ni ikintu kimaze imyaka myinshi, inyumaze myinshi ariko kimaze myinshi. Nagitangiye COVID irangiye 2022 imirangira mu kwezi kwa gatanu. Twari dutangiye kubona ibintu byoroha. Utu 2024 hari icyo metre yavuze, ngewe ntegura iyo YouTube nanavuze ngo ngiye kuvuga amakuru ku buryo amatora y'abadepite azagera buri shyaka rikeneye platform yanjye kandi yinyishyure. Kubwa amahirwe make neki bihuza na perezida, ubwo biba birimitse. Project yanjye nyine igira ariko gukomeza kubundi. Ayushuwa ko mwese abari bafite internet igihe cya campaign ntabwo mwari mukeneye kundeba. Hamahita mu mwari mufite. Ninjye wakoraga inkuru za saa 8 z'ijoro z'abaturage bava mu mirimo. Kandi ntabwo ari njye musore muri media. Ntabwo ari njye ufite imbaraga zibutiza abandi. Aho mu isoko ryanjye niri nari mbizi ko nimumara guki mwese mufite iPhone na smartphone, mwese murafotora abakandida, mufotora ababyina, nimuroha ku isoko Scovia washatse gukora ibiri professional nawe washyizemo n'ibitari professional muraza kundushijwe. Icyo bikora niki nakoraga ibiri professional mu kijyamo. Uburyo mujya kubyuka gutangira kuzana bya bindi byose bivuyanze isoko ryanjye muri shaho ryarangiye. Bivuze iki? Bivuze ngo wowe uvuye hano mwarimu yatugiriye neza, dufite abantu babiri bakomeye kuri isi, umubyeyi na leta. Ngeyo washobora kuba leta irimo inatanga buruse. Dufite ikibazo uyu munsi berde sinzi n'ibiri hano yakabaye iri mu bantu baza hano kenshi kugira ngo itoze abanyeshuri bari hano umuco w'uko niba wigiye ku nguzanyo nutishyura menya ko murumuna wawe umwana wawe ntacyo leta izamubonera. Jewe Scovia sinzi kuvuga Igifaransa, ariko hari icyo ndimo mvuga mu rugo ndakivuga umukobwa wanjye akambwira ati ntabwo ari uko bavuga, uretse akansubiramo. Kubera iki? Papa wanjye yarazi ko iyo heza ibisheke n'imyembe turwara malariya, azi ko ari cyo kiyitera. Kubera ko papa wanjye afite ubumenyi bw'ibanze nk'umuntu, kandi koko icyo gihe twabaga turwaye malariya. Umuvandimwe wanjye uyu munsi ni doctor, wazi ko imyembe n'ibisheke bidatera malariya, ahubwo umubu wiyubakamo niwe utera malariya. Uyu munsi papa wanjye ni doctor kuko amubyara, sibyo? Papa wanjye ni doctor azi neza igitera malariya kuko umuhungu we yarakimusobanuriye.
noneho umuhungu wa dogiteri uyu munsi ashobora kuzaba ari gutwara indege, kandi dogiteri ntabwo azi impamvu indege ijya mu kirere ntihuruduka ngo igwe. Nta kintu ifasheho, iri mu kirere iragenda kandi twicara tukaba safe tukanasinzira. Umwana abyaye natwara indege, papa wanjye azaba ari umupilote sekuru, kuko azamubwira ati papa ati burya ntabwo ifatwa n'umuyaga, ntifatwa n'ibicu. Amusobanurira. Ndimo ndavuga iki? Wowe usanga uzavamo nde? Pilote, dogita uvura, engineer, umuhanzi mwiza twese bavuga ngo nk'ubu ikintu kintangaje mwarimu wanyu yahagutse nimwakoma amashyi kandi muzabagira bo muri. Hanyuma The Ben uririmba ko asinzira akabura ibitotsi mwamuhaye amashyi. Kuvuga ngo mama wa The Ben ni umuririmbyi mwiza, kubera ko iyo The Ben ahagurutse mwese mutanga amashyi. Mama wa The Ben ubundi niwe The Ben yo, cyangwa umubyeyi we, nkoresheje mami kubera impamvu. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo wowe kwibaza, wowe munyeshuri uri hano, nicyo tuguye gutekereza kurenza ibindi bintu byose uzaduhemba. I think ko uyu munsi yo nkomeza nkavugira kuri radiyo, mwari gutegereza ko mvuga ngo mumenye ko ndi Scovia, ijwi rya radiyo. Ariko ninjira mwese mukane yeyo hari n'ukuramutse ukabona ndakuze. Namahitamo nahisemo kandi nza kuri YouTube ndavuga ngo waterura televiziyo nkayigenda nta kantu na kamwe nayo nkagatereka online, kuko abantu baratugaga bati online YouTube nutavuga kamabwira ibintu tujya tureba. Ngomba kuvuga ukuntu inkweto ya The Ben ihengamye. Mwese nimujyayo mukareba kandi mugashishikara nkibaza ngo we kutakora inkweto ni iki kintu cyatumye wita ku nkweto ya The Ben ihengamye? Gukora inkweto pe ngo wenda uvuga uti ngiye gukora materiyo ikomeye noneho utaha n'izahengamye. Ni iki gituma ureba inkuru yo gukora inkweto ihengamye ukamara amasaha 3 ureba inkweto ihengamye utareba inkuru y'uko bakora inkweto? Mureba inkuru z'inkweto zihengamye, ntimureba inkuru z'uruganda rukora inkweto. Uzi icyo bivuze? Muri kaminuza ngo tuzabita abantu bize, ariko ntabwo muri kaminuza ngo muzatume papa wawe utazi gusoma aba profeseri. Nkunda kuganira inkuru zo mu miryango. Papa wanjye muvuga buri munsi ku manywa na nimugoroba. Ni umugabo mwiza mu buranga, mu mico no mu myitwarire, akaba umunyagitsuri. N'ubu yampamagaye ku cyumweru kuko twamenyere ko tujya gusenga, ndi mu rugo ishyiramo indirimbo ngo yumve ko ndi ku rusengero. Kandi ukumva n'ukundi iwanjye ntabwo yaza ngo akomange, ariko kuki ntuma papa wanjye yumva kuko yambwiye maze guta umurongo. Kandi abari hano murabirikodinze, ntimwibeshye ngo mubitangaza. Azajya ashaka kumva iyo ndirimbo niba ari umuhanzi uri ku rusengero cyangwa ari uwa radiyo. Ntimuze gutuma papa amenya icyo kintu. Ndashaka kubabwira iki? Nababwiraga ngo hari uburyo turemamo ko tugomba gukomeza kuba abo turiho. Reka mvuga ko abantu mu miryango itifashisha abantu amazina twese uyu munsi twitwa ntabwo ashingiye ku bintu by'abatubyaye, ashingiye ku burere baduhaye no kutwitangira no kutugumana. Urimo uratekereza leta yishyuye buruse, yishyuye minivare, iguha buruse yo kurya, bekiraje nayo iguhaye dukeya ifite international nk'umufatanyabikorwa. Wa muntu we hari umunsi mama gutege ujya kuza kuko leta ntiyaguhaye matera n'inkweto, sibyo? Amafaranga mama wawe na papa wawe bakoreye muri VP bayaguzemo matera n'inkweto uraza, sibyo? Muri vacances bategereje kutaha ngo uzubafasha gusarura ibishyimbo bari bejeje, ntibabona utaje. Baraza bati se ntibarafunga, ariko bakavuga ati muri kaminuza nawe wabimenya kuko ntawa gezeyo. Hashira iminsi visi meya akamuhamagara ati umwana wawe avuye iwawa mwaza mukamufata. Utegereza umuntu kukohereza UR aho kugira ngo woherezwe na profeseri, ukoherezwa na visi meya sociale kuko agukuye iwawa. Niba hari ikintu gishwanyaguza umutima w'umubyeyi ni ukuba yaragutegerejemo engineer,
Dr. Igihangange, igihugu gitegerejeho umuntu wo gutabara twugarijwe nk'uko twari tugowe n'icyorezo n'ibindi, yajya akabona uzanywe n'imodoka y'umutekano n'isuku ku murenge. Dufite abana mu miryango ikize rero mwe mudafite ubwoba bw'ibyo kurya no kuryama. Papa wawe afite uruganda ariko uyu munsi arwaye indwara ikomeye. Ntabwo wita ibyo akora, ntabwo uzi ibyo wiga, gusa uriga kugira ngo utazitwa mwene runaka utize. Papa wawe umunsi tuzamujyanira isoro ntabwo bisaba ukwezi ngo beka imanike icyapa cya cyamunara, kuko yari yarafashe perezida acuruza, ntabwo uzi ibyo akora. Namara gutaha na mama baramanika icyapa cya cyamunara. Usanga iyi kaminuza yari Yesu, tugucaho kuri gare tuvuga yewe disi dore uyu muhungu yari uwa n'ubusa. Murabyumva ibyo bintu byo mu bitekerezo bibaze ngo uzahagarara ku mutungo wa so yitabye Imana, ube uwo yakekaga yakabaye yagira amahirwe nk'ayo wagize, uzaba uwo papa wanjye atarazi ko malariya ikomoka azimuva ku bisheke kandi iva mu mubu wagiye mu bisheke. Pavanye ntiyaraza amakuru ndayamusomera yose, harayo mubwira arayiva, mwe mutarayamenya nkabanza nkayamubwira, mwe mukaza mugategereza recording. Icyo ni cyabarusha. Reka turebe uburyo twubakamo guhangana n'ubuzima. Ibyo aba bose bavuze hari ibibazo leta ireba, ibyo yirengagiza dukomeze kuyisaba ko yihutisha uburyo bugezeho, ariko amahirwe make. Reka dusenya Bibiliya niyo ivuga ngo zahabu mfashe ibiherena nkarishyira mu rwondo, haguyeho igitonyanga cy'amazi urumuri rwakubita iyi zahabu yakwaka. Gerageza nubwo twaba tugowe n'inguzanyo, tugowe nuko twiga, tugowe n'iki, nihagira urumuri ruto rukumurika, beka ikakubwira ngo injira hano, MTN ikatubwira ngo dufashe, ikakuzana izigura umuntu ugiye kujya ureba abibye kuri momo, igasanga aho uzi no gukora ntuzihagarika uwiye, ayishoka izagusohora. Ndabashimiye ngira amagambo ariko umunsi mvuze make. Aravuga akumva na bene yo sinzi niba ari cyo Kinyarwanda. So the Ben, I think now yo bagumije baganira, batuganiriza badusharinga. Sinzi indirimbo yawe najyaga nkunda kera, sinzi niba nabwiye muze nkayishyire. Super du sang-toi, baby. Vas-y, comme ça. C'est bon, bébé. J'adore, bébé. Woman, no tahe, baby. So fine. Thank you so much. Let's take a break, right? Fight kugira ngo dufite akaruhuko gatoya. Azagaruka ririmbiro, right? Ntabwo byashoboka ko ukaza kuririmbira kuko aha niho byatangiriye, nta cyatuma tutaza kwakora iki. Nta cyatuma. Ariko hari n'ibitaramo mujya mugira the end of the year, sinzi hari icyo numvizayo, nabyo ntabyo byashoboka. Hari ibyo muteganya ndetse ahubwo naboneraho no gutumira abanyeshuri bose, kandi ndibaza twanabashaho a very very good discount ku gitaramo dufite January 1st 2025. I'm sorry, inatariki ya mbere z'ukwa mbere kuri Bonane 2025. Ndumva nabatumira muzaze mubane natwe, and turashiraho uburyo umunyeshuri wese azabona a very 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 good discount kugira ngo tugire ibihe byiza. Thank you very much. Can you bring that song? First of all, I'm not better than you. You know, you guys kuba nicaye imbere yanyu suko I just, you know, I'm just honored kuba nicaye imbere yanyu. Message na tanga no kuvuga ngo the fact you already chose to come to school. You chose to be educated. But avuga bati availability
is the best liability kugira ngo murabizi. Ni ukuvuga ngo kuba mwaremeye mukaza ku ishuri ubwo mwabaye available. So availability is the best liability. Ni ukuvuga ngo icyemezo cya mbere cyiza cy'ubuzima mwaragifasha. Nubwo twagize tugira abantu batuganiriza batubwira ko ibyo twiga kenshi encounting nabyo along the way, but the fact yuko turi hano ngira ngo twese twemeranya yuko when you have education ugira n'icyo nakwita good moral characters. Good moral characters zizanwa no kubana n'abanyeshuri bagenzi bawe, obviously zibihera mu rugo, cyangwa se abandi bazita values, indangagaciro. Byinshi tugenda tukiga muri izi ngendo, obviously zihera mu rugo mu babyeyi, ariko no kwemera kuza hano, that means you are available. Uri available kuri MTN, uri available kuri Beka, uri available ku institutions zitandukanye, and that means uzaba liability kuri bo. Ndumva rero inama nabagira iragaruka ku cyo navuze mbere, self discipline ni ijambo rigari ariko njye ninda kuko turi mu isi irimo ibicantege byinshi cyane. The self discipline mvuga ni ability yo ku sticking at your goals. If you have something you dreamed, you know, kuzaba cyo, let no one, ntuzigere wemera ko hari umuntu uwo ari we wese uguhagarika, because it's you ndetse n'igihugu biri bigira akamaro. Thank you very much. You and the country. Muyoboke. Urakoze, ngira ngo ndavuga ku bintu bibiri jyewe ari ntamananga nicyo saba. Umunyeshuri wese waba uvuye aha cyangwa uri hanze utarabona akazi, uramutse ukabona hari ibintu bibiri wagenderaho. Ikintu n'umwanya wacyo. Niba uri umunyeshuri muri banki ukora muri banki ufite na talent, ufite kariyeri yawe, ugikorere mu gihe. Niba uri umuririmbyi uririmbe mu gihe cyacyo. Niba uri muri banki cyangwa ahandi urimo gukora nabyo bikore neza. Ibyo mbibabwira nibyo byafashije Tom Close kubona narasohotse kuri Yellow Paper kuko bikorwa mu gihe cyacyo. Hari ikindi Dr. Nkunda kubyibazaho wenda n'abaprofeseri bari aha ngaha. Dufite ishuri School of Music and Art, bariga bakora ikizamini cya leta. Mpura nabo jyewe kenshi kuko bazi ko ubujyanama baza kugisha inama ko babikora, ariko ugasanga bafite ikintu cyo kuvuga kuki nta tudakomeza muri kaminuza. Niba mureba mu university yandi yose ku isi, MD Music, Dance and Drama, nagisuye makarenda bibona, University of Dar es Salaam narabibonye, kuki kaminuza y'u Rwanda niyo muri za bitekerezeho. Niba barashyize n'ishuri shuri turebe n'uburyo bari abanyeshuri barangiza high school, uburyo banakomeza bakaza bakiga n'ibindi. Abafite ubushobozi usanga bagiye kwiga muri ibyo bihugu bivuze no hanze, ariko kuki hano kandi bishoboka. Impamvu mbivuze nuko hari igihe cyageze kaminuza igicumbi cy'imyidagaduro tukiga, ariko nyuma hakaza kuba n'imyidagaduro. Tugize rero abanyeshuri beza barangije n'aha ngaha bakajya ku isoko ry'umurimo. Murabizi none aha ngaha iyo batangiye kubabaza tugiye muri competition z'akazi usanga batangira kubibabaza no mu Youth Connect bareba criterias basaba kugira ngo abahanzi bajyeyo, ugasanga n'icyo kintu hari abo kibagusha hasi kuko nta madiplome bafite. Murakoze, Imana ibahe umugisha.